ahagaze yitabukira ahasanga uwo murwayi ababaye cyane. Yesu amubonye amubwira iby'uburwayi ati data uko mukundeba iyo abandi baje babona ubaterera mu mazi yewe ngasigara aha maze Yesu we aramubwira ese urashaka gukira aramubwira muri bwa butware bwe aramubwira muri bwa bukiza bwe aramubwira muri bwa bushobozi bwe ati iko rero uburiri bwawe wiganere Yesu we urashoboye we Yesu we Yesu we urashoboye we Yesu we ishoboye ibyananiranye ibyananiranye data urashoboye urashoboye. Noneho hasigaye umunota umwe gusa ntekereza nawe utarimo ariko tumaze kwiga ijambo ry'Imana turacyakomeje. Ariko umuntu aba ari mu kibazo yashingira ku mbaraga gifite mu bushobozi bwe mu bwenge bwe butoya akabona nta nzira. Ariko turi muri aya materaniro yera turi kumwe n'abakozi b'Imana tugiye kubwira Satani ngo narekure agire gute arekure imigisha yacu. Sasa tumejua fedha na dhahabu ugiye kubwira Satani ngo arekure ibyuzi yafashe ku buzima bwawe hanyuma ubikorere muri ze. Achia kwa jina la Yesu. Achia 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 watoto wetu, achia kanisa la Mungu, achia watoto wetu, achia wachungaji, achia kanisa la Mungu, achia wajirani, achia ndoa zetu, achia watoto wetu, achia wachungaji. Let's go.